bitandukanye n'agahinda mama 23 yarigize kubwicanyi wa Zalendo muri Semusenya turabare abayobowe na General Dominique Ndaruhutse bari bamaze kwica abagore babiri n'umukobwa umwe kandi murabizi ko mama 23 ikintu kibeshejeho n'ukurengera umuturage n'ibye. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahe n'ikaze ku Ntare Official. Nkuko mubibona imbere yanyu muri kuhabona Bemba, umunyamakuru wanyu mumenyereye cyane ku Ntare Official ndetse no ku bindi binyamakuru bigiye bitandukanye, aho abagezaho amakuru agiye atandukanye by'umwihariko aho abari kuri tele abakurikiranira amakuru uko biba byifashe imbere ku rugamba. Bemba turakwakiye hano ku Ntare Official. Yego sinzi ko muranyakira kandi ndi umusangwa nagaruka kwakira uri umusangwa cyane cyane ko ari naho ubarizwa. Ubungubu wagushaka yagukura ku Ntare Official by'umwihariko. Yego nanjye reka suhuze abari kumbona abakurikirana Intare Official, abari muri groupe Intare Official mwese ndabasuhuje. Bifuza gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga n'amahoro nkuko mbizi. Rero tutabatindiye abantu cyo baba bakeneye na amakuru cyane cyane nagira ngo utunyuriremo utubwire ibintu ntibyoroshye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Za Masisi ibintu birakomeye, za Ruco ibintu birakomeye. Nagira ngo utunyuriremo utubwire by'umwihariko naye makuru utuzaniye byifashe bite, ako turi kumva ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bitoroshye. Bo amakuru mbazaniye na amakuru y'imirwano imbere aho urugamba rugeze hano muri territoire ya Masisi, territoire ya Rucuro ndetse no muri territoire ya Minembwe, aho igisirikare cy'u Burundi gikomeje gushuka ingabo nyinshi ndetse ugasanga ko leta y'u Burundi ikomeje kubihakana kandi ari ibintu bigenda byigaragaza. Yego imbaraga za mama 23 Alliance Fleuve Congo twirwaneho ariyo MRDP bayobowe na General Charles Matama ndetse uko urugamba rwitwaye aho intare za Sarambwe zigeze amagingo yangaya uburyo kugira ngo nze kubasobanurira mu bice byose aho intare za Sarambwe zamaze gufata Mayimayi za Wazalendo izo za Nyatura n'abandi bari kumwe nabo bo bagiye baherereye he. Abakamanda zabasigaye cyane muri territoire ya Masisi na territoire ya Rucuro baba bafite agace kangana gute? Eske bwa butero bwabo ubutero bubwa nge niho nkunda kubwita bwa butero bubwa nge nkunda ko ari ubutero bubwa kuko n'ubutero budafite objectif runaka ahubwo baza kwataka akabari bo bahangirikira. Reka manze uno munsi turi ku itariki 13 yego no munsi ni kwa kane turi kwa kane yego ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo kwa gatatu ku itariki 12 uko byari byitwaye mu bice bigiye bitandukanye. Ndagira ngo inze mbahereze uko byari byitwaye ndetse nuko byaramutse none. Yego ndayivo rero ndi kubahereza uko byitwaye mu bindi bice ndetse ndi kubabwira ko urugamba noneho rurakomeye. Abo kugura mega mugure mega mujye ku Intare Official mudukurikirane 5 kuri 5 kuko urugamba noneho rurashyushye. Mu gihe Amerika imaze kuvuga ko bya biganiro leta y'u Rwanda agombaga kugirana na leta ya Kongo birahagaze. Ibyo bivugitse ko bya bindi byo gucyura FDLR nabyo ni ukuvuga ngo birahagaze. Leta ya Kongo agiye ubona mu matangazo yagiye ishyiraho ivuga iti tugiye abasirikari ba FARDC abasirikari ba FDLR mwiripotinge mujye kuri MONUSCO kugira ngo mutahe mugi wanyu. Ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo nabyo mu kanya gato biraza guhagarara. Ariko rero byasaga nk'ari ukuyobya imirari. Ibi biriya byo bisanzwe bibaho kuko guhera ku bwa Joseph Kabila ibyo bintu byagiye bibaho ariko kugira ngo byigeze bitanga umusaruro. Kuko bavuga ko benshi mu ngabo za FARDC ahubwo ari aba FDL. Ibyo byo barimo angaha wenda ndaza kubigarukaho ndi kugira kuri biriya leta ya Amerika uburyo bitangaje tuze tubirebere hamwe. Ariko reka manze nabahereza report ya risasi na Madawu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice bya Masisi no mu bice bya Rucu. Yego ariko nanabwira abantu
ibihuha bumva bavuga ko nyatura zo muri semuse zabashije gutega abasirikare ba 23 bari ya pilote. Ayo ni amakuru y'ibinyoma, ahubwo ni abajura bari baje kwiba, intare za Sarambwe zirabarasa hariya za pilote ni hakurya za Mweso. Yego. Ni kuwa gatatu rero habaye imirwano itoroshye hagati ya Wazalendo na 23. Umunsi wose ni muri village bita Mikeno, Kinigira, Ruke, Murema ndetse na Nete, ni muri territoire ya Masisi. Yego. Twavuze kuko n'intare za Sarambwe zahanuye na drone, abantu barayibonye. Na drone yaragaragaye cyane. Ni ukuvuga ngo habonetse bira, intare za Sarambwe zafate ibikoresho byinshi, ndetse n'umukoloneli wabaga kwa Kigingi witwa Koloneli Muzukayi yararashwe arapfa. Koloneli Muzukayi yararashwe arapfa. Aho ni yaharenze. Ntabwo yaharenze, yaratsiwe ari ya Kinigira. Hariya muri Nete. Yego. Bari baje kwataka 23 naho irabatega, malgré hakomeretse babiri. Abo babiri bakomeretse, intare za Sarambwe zirabafata babohereza muri hôpital bari kuvurirwa. Bahise babohereza muri hôpital muri centre de santé de référence ya hariya Rubaya, niho bagiye. Murema habereye imirwano yari yobowe na Kapiteni Innocent wo muri 23, manza ari komanda kompanyi batari komanda preto nago mbizi. Yego. Niwe wari uyiyoboye, aza gufata imbunda mu bwoko bwa 12 ya Maimai APSLS. Ndetse hari n'abahaburiye ubuzima, harimo n'umwana uvuka irushote bita Hakiza. Yego. Amakuru naje kuyabona banamamage banamwe ati Hakiza mwene Shirimpaka nawe yapfuye, yabaga muri APSLS, yapfuye ejo. Ukumva ko na amakuru nyemba ndi kubabwira, kuko hari n'abantu bonzi baba baguye muri iyo mirwano biwacu. Yego. Kwa kabiri rero ku itariki 11 habaye guhera saa 8 z'igitondo, habayemo izindi ambiscade 23 yateze. Nago haje gufatwamo 7 element, abantu 7 bo muri za Maimai nibo babashije gufatwa muri ambiscade 23 yari yateze. Aha reka dusimbuka twigira muri territoire ya Rucuru. Wenda reka ngarukera za Kinigira, za Ruke, za Mikeno na za Murema na za Nete. Uretse ozarantour doke mu nkengero yaho hahandi hari ubu defense bwa Wazalendo, nibwo 23 iri kurasa umwe na umwe, iri kubutwika. Wenda urabizi ntabwo wavuga ngo uri gushorera abantu nk'uri gushorera ihene, ariko bari muri clean up. Yego, barabarasa. Ugasanga ko ubundi wenda mu defense hari abakirimo bakarasa muri kariya ka defense bagahungira muri kariya. Ubona yuko n'ubundi nabo icyo bariho ari cya kindi, bava muri kano ka defense bajya muri kariya byindi byo gutesha umutwe. Yego. Nuko ngo no muri iki gitondo muri ibyo bice isasu riri kuvuga. Komera uko nya muri Rucuro namanze nagaruka nano zakivuye naho ibyumweru 2 birashize. Iriya muri za Kinyana za Nyabikeri 23 ikiri muri operation. Impamvu ya operation hariya gutinda rero mbabwiza ukuri, Yego, nukubera insina zihari, uburyo imiterere yaho harimo imisozi, harimo ibibande, harimo imigezi, noneho hose hakikijwe n'intoki zo bita amadepuri. Ni ahantu bava ikintu bita Kanyanga ya mbere iva hariya za Kinyana. Nukuvuga ngo Maimai Muzalendo aragenda kigira mu ishyamba, yamara kwigira mu ishyamba, iryo shyamba mvuga ni munsi na 23 urumva ntabwo iragenda ngo sinzi ko yagira imbunda ziraza zikarasa insina zose. Ntibyashoboka kuko na mahegitari n'amahegitari. Yego. Noneho bakagendera muri za nsina, bakaba bazi ngo baraca muri uno mugezi, intare za Sarambwe zo zigafata twa dusozi, ariko ugasanga muri iyo mihokera Wazalendo n'ubundi bakirimo. Ariko muri izo nsina buriya barya iki? Umva mu nsina harimo insina nyine, insina ziba zirimo byinshi, batunzwe n'imineke, haba harimo imineke, haba harimo amateke, haba harimo uragenda ugafata ingurube ukagenda ugatererayo, ingurube ikagenda ikiberayo. Ngiye kuvuga ati nta kuntu babafungiramo ahubwo bakazicirwamo n'inzara. Ntabwo byashoboka.
ntabwo byashoboka ahubwo avuga ngo ikibazo bagira nuko ngo niba zarya ibitoki by'ibizizi bakarya amadepure bakarya ayo mateke ntashobora kuzashira kuko iyo epfo hari indwara yitwa kagungu yagiye ijya mu mateke ni ukuvuga ngo ni ibitoki by'ibizizi n'ibyo bidepure na za mutoka bashobora kurya nta kindi bashobora kubona igihe babonye umushaba aba ari amahirwe ni ukuvuga ngo rero ibyo nibyo bagenda bakisha umwo ngumwo noneho bakajya bajya gukora bwa butero na 23 nayo uri kumva ko itaramanuka mu rutoki ngo iragiye ngo igiye gushaka izo za Wazalendo itazi ngo izo za Wazalendo zirihe. Yego ushobora kugenda ukarugendamo nabi ugasanga amaze kwihisha mu ntabo cyangwa muri ambush akabara kurashye. Yego niwo ngo baragenda bagakaba imisozi bamara gukaba imisozi wajya kumva nka muna hepfo ngo twa rimwe wandi umuturage wamaze kwitanga akaza agatanga amakuru akavuga ati hariya Wazalendo barahari hariya mayimayi zirahari hariya barahari. 23 igakora ibishoboka byose mu iperereza ryayo ikagenda ikajyamo. Ni ukuvuga ngo muri kiriya gice cya za Kinyana operation ubundi zirakomeje. Reka nsuza abantu bakomoka za Kinyana bose mbabwine ngo bagubwe neza bagira impagarike n'ubugingo. Turabasubije cyane muri territoire ya Rucuru. 23 naho yakoze operation ariko biturukanye n'agahinda 23 yarigize kubwicanyi Wazalendo muri Semusenya turabare abayobowe na General Dominique Ndaruhutse bari bamaze kwica abagore babiri n'umukobwa umwe. Kandi murabizi ko 23 ikintu kibeshejeho n'ukurengera umuturage n'ibye. Guhohotera abaturage byo ntishobora kubyihanganira. Bishobora rwose kuko iravuga ati sisi mali yetu ni raia. Mali yetu ni raia. Tumekamata silaha, tumekamata bunduki kwa kuchunga raia na mali yake. Ile ubaguzi ambayo Tshisekedi anafanya, government ya Kongo ilikuwa anafanya, ile hatutaki. Nico kintu gituma 23 ivuga ati twebwe turi ku nyungu z'abaturage. Iyo uramutse ukoze ku muturage ubugiye guhangana naye mu M23. Iyo wize umuturage ugiye guhangana naye mu M23. Ikintu cyo nakubwira kimwe n'umusirikare wa 23 ukora ku muturage abagiye guhangana n'ubuyobozi nta mahirwe bafite kuba ngo arakomeza ko mu gisirikare cy'ama 23 nawe ntibimuhira nago bimuhira na gake. Nago bimuhira na gake. Ariyo mpamvu uri kumva ari abaza Wazalendo izo za Semuse bo kwa Dominique Ndaruhutse bagira nibazo n'abaturage bagahura n'umuvumo 23 ni nabyihanganira. Yego aha rero aho byabereye ni Wazalendo bo muri Semuse bari kumwe na FDLR baje basanga abaturage bari mu murima ahantu bita muri Nyamiteja bari guhinga bari guhinga bari no kubagara bari kubagara imyumbati yabo. Yego imyumbati mihoko ni muri groupe ya Gihondo muri sheferi ya Bwito. Wazalendo baraza n'izo FDLR basambanya abo bagore n'uwo mukobwa. Bamaze kubasambanya barababaza ati se ntabwo mubonye inyenzi zaba zanyuza ngaha? Ubwo bavugaga yo 23 bavugaga yo 23 anabwira ati ntabwo twazibonye. Barababwira ati ko turi kubona mwebwe ati abo babyeyi bari barahunze bahungira mu gice cyo gikiyobowe na 23 ariko bakaza gukora iwabo kuri gakondo. Yego iyo sisuro yabo aranyamiteja abaturage bavuye ubwo niho bari bafite imirima barababwira ati kuki mwahungiye mu nyenzi mwaje kudutaka none turi kubabaza naho ziri mukagira ute mukanga kubaze twereka barabica. Bamaze kubica amakuru agera kuri 23 iravuga ati ibi ngibi ntabwo tubyihanganira bafashe inzira baragenda bajyayo bakurasira ni muri Gihondo bakurasira ikintu cyitwa umusemuse n'umu FDLR barakurasira barabakurasira abo bose bari baje aho ngaho bose bahasiza gatwe boherejeho nabo sniper arababwira ati nimwe mugende hariya ahantu kuva bagihari doke nizo za Nyatura nizo za Wazalendo izo za Semuse zamaze kubica zifata ibiryo bari bagize kuko hari uburyo ujya gukora ahantu ugateka mu murima. Bari batetse mu murima tazanye ingemu ibiriyo baravuga ati turagenda se turatekera mu rugo icyo muzana n'umunyu wonyine. Yego
cyo muzana n'umunyu namurashyiramo n'utuvuta ubundi mukazana agasafuriya n'udusahani cyangwa niyo mushatse mwarurira no ku makoma ku bitika n'uburyo botsa ibijumba mu ntuzi mu rwiri biterwa n'ahantu nabyo byose birashoboka. Noneho bamaze kubica barateka, muri kwa guteka bari aho ngaho mama 23 yamaze kumenya amakuru, ariko ayo makuru yaje kumenyekana kuko hari undi muntu wari uri gukora aho hafi, arirukanka aragenda ajya gusinyara mama 23 arazibwira ati ibintu bimeze gutya na gutya, mutabare barabishe kandi ubu ngubu nsize batetse. Mama 23 yarahageze ikurasira mu FDL n'umuzarenda abo bari bahaje bose barapfa. Ntabwo wamena amaraso y'inzira karengane ngo uzagira amahoro. Hano muri Sud Kivu reka mve hano muri za Gihondo ubona ko naho operation kubura ngiye niko nyita igikorwa na mama 23 hariya clean up iracyari gukorwa hariya na mama 23 muri Rucuro, ubona yuko bagiye no gushiramo donc umubare wabo usigaye ba Wazalendo banyatura n'aba FDLR bakirimo ni bake. Uretse mu mashyamba nyine urabizi ko bajya mu mashyamba anayo za Kazaroho n'ahandi n'umwe ngumwe bibereye nabo ba FDLR, ariko FDLR mwatashye mukaza mukubaka igihugu cyanyu. Niba buratike bazaze dore mfite amafaranga ari amafaranga n'amafaranga bazaze mbahereze na tike ariko babagende tike ngiyi ndayifite, baza aba FDLR bave mu gihugu cyacu bagende bajya iwabo. Murashaka iki? Ariye mbageraho uno nkumva ngize n'agahinda, nkumva ndababaye. Muri province ya Sud Kivu rero mama 23 ne ikomeje gukora patrouille muri groupe Maruhogo, aho iri kwiruka kuri Wazalendo muri groupe ya Ruhogo, iri kwiruka ku kintu bita Muzalendo, yego iri kumucanaho ikintu bita umuriro ku buryo buremereye. Doke nukuvuga ngo Muzalendo hana bahati hariya muri groupe Maruhogo, FRDC hana bahati muri groupe Maruhogo. Ukumva ko mu bice byose mama 23 yamaze gufata ikintu kiri gukora. Nana mu mujyi wa Goma hiriwemo umusako hariya muri Katindode, n'abantu musako donc bouclage mukwabo banafata bamwe mu ba FRDC n'aba FDL bafashe bo 6. Wenda ndaza gukurikirana niba ndagira kuri meri cyangwa wenda nkaza kumenya aho bari, menye ngo abafashwe ni bandi, ariko bafashwe mu 6 abandi baba criminel babicanye, babandi bakoreye ibikorwa bihungabanya umutekano w'abaturage, abo ngabo bafashwe. Kanikomereze yego kanikomereze wenda reka nigira ise manze najya hariya za Minembwe, manze nakwigira hariya za Minembwe cyangwa reka manze najya kuri ministre w'itangazamakuru wa Kongo Patrick Muyaya. Ministre w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yatangaje ko leta ya Kongo atariyo iri inyuma y'ibisasu by'indege biri kugwa mu bice bituwe mu burasirazuba bwa Kongo bihitana abasivile benshi. Umva ubwenge bwa Patrick Muyaya. Drone baraziranuye kandi zira drone za CH4 ni za FRDC, ariko arabihakana. None nindi uri kuza, none se mama 23 dufate niba ariyo iri kubombarda, iri kuzamura drone yarangiza ikayirasa, ni iri kwirasa bajye bagira ubwenge. Muyaya Patrick Muyaya kwa naki mu kiganiro n'itangazamakuru cyabereye Kinshasa ku munsi w'ejo, Patrick Muyaya yagize ati abari kubombarida ahatuwe ni abafashe ibyo bice. Donc urumva ngo M23 kuko yafashe ibyo bice ni iri kubombarida. SK Muyaya koko ni ibiki urimo waretse ubugoryi ugahanga ngo abafashe ngo ibyo bice. Mama 23 irarwana ku muturage, nirangiza ijya kubombarida abaturage izamure na drone, nimara kuzamura drone ihirasa icyo gihombo. Kandi bivuga ko zira drone ari drone ziteye ubwoba ko no kuzirasa ngo birahenze. Burya hari drone ziriya ziraraswa, ahubwo hari drone za kamikaze. Drone ya kamikaze iragenda igatera nayo igahirayo,
igatera ibisasu donc iragenda izidone za CH za CH4 irabombarda ikongera igasubira ikongera ikagaruka ariko zira za kamikaze iragenda igakubita igashwanya ibimeze nk'isasu yo ni nk'igisasu n'ubundi ibi ngibi Patrick Muyaya ari kuvuga urabona ko ni ibintu bitari mu bwenge akabati ngo abafashe ngo ibyo bice ngo nibo bakora ibyo bikorwa Muyaya atangaje ko ibi nyuma yuko hakomeje guterwa ibisasu mu duce twa Masisi Rucuro Warikare na Nyiragongo ariko muri Nyiragongo ntabwo baheruka negatifu nubwo nta n'ibitero bya drone beruka kuraswarira muri Nyiragongo kuko bayabiza ntabwo yabasha kugira ni muri Masisi muri Warikare na Rucuro ndetse no muri mice za Karehe doke muri Sud Kivu ariko no muri Sud Kivu bamaze gutuza kuko no muri Masisi naho bamaze gutuza kuko umuti bamaze kuvugutirwa yego ibi bitera donc abaturage guhura nibazo gusa ibyo Muyaya yatangaje bigaragaza ukwirengagiza gukomeye cyane abasesenguzi bavuga ko guverinoma yirengagije uruhare rwayo mu gukumira ibi bikorwa cyangwa se kuba hari ubwo abarwana ku ruhande rwa FARDC n'abafatanyabikorwa bayo babigiramo uruhare mu minsi yatambutse mwabonye ko Patrick Muyaya sinzi uwaje gutangaza ni Sylvain Kendi doke ntibagira n'ubwenge ngo banamenye ngo umwe yavuze iki n'undi azavuga Sylvain Kendi yaravuze ati ngo ziriya drone n'indege zo ziri kuza kurasa kuri 23 mu bice bituwe n'abaturage ati ni indege zo Wazalendo batwibye akavuga ko ari Wazalendo bari kuza kuzitera ngo nizo ngo babibye ngo noneho akaba ari bajya guhungabanya umutekano w'abaturage ibyo nta bwenge birimo wace buginga ibi ngo ni ibiri kuba mu gihe zino mpande zombi ari kumvikana ibi ngibi byo kumvikana ndaza reka mpite mbigarukaho kugira ngo nikomereze n'ubundi nizira kuri ino nkuru ikamanze najya kuri no nkuru n'ubundi y'abaturage bari za Minembwe bafite ubwoba bukabije kubera ibijyanye na bino bitero by'abarundi nubwo bano bari kuza bamwe babihakana Vice Gouverneur ushinzwe ubukungu muri Kivu y'Amajyepfo washizweho n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo nyuma yo gufata Bukavu yemeye koko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Kongo zagose Minembwe zamaze kugota Minembwe zamaze kugota Midoke zamaze kugota hariya Minembwe no mu bindi bice yego abatuye Minembwe bavuga ko ari inzirakarengane kandi ko gufatwa nk'abanza ari ukwica uburenganzira bwa muntu bavuga ko kuba batuye mu gace karimo mu maboko y'abarwanya leta ya Kongo bitavuze ko baba barwana cyangwa bashyigikiye abo barwana na leta niyo babashyigikira umuturage agomba kuba aha none se ababanaga na Wazalendo kuko bari bayikunze none se abana na FDLR sugenda ugapfukama ngo mwidishi baba bayikunze sibyo abasesenguzi ku bijyanye n'iby'umutekano bavuga ko amagambo nk'aya hari amagambo Baratuza yavuze Baratuza ni ministre niba ari ministre ni umuvugizi Baratuza ni umuvugizi w'igisirikare yego Baratuza ashobora gukura ubwitanyi n'ibikorwa byo kwihorera cyane cyane niba byahabwa isu donc angaha we aravuga yuko bari donc ari bwa bufatanye bwabo uyu ni Baratuza avuga ko ari ugufatanya na Kongo kugira ngo bakomeze guhashya umwanzi wabateye ariko ibi ngibi nanarebe kure avuga ko bishobora kuzaba bimwe mu bikorwa n'ubundi bishobora kuzazana ubwanzi hagati y'umurundi n'umukongomani uvuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abandi bakongomani bose kuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda sibo bonyine n'abandi bose ubona ko bakomeje gutotezwa no kugirirwa nabi yego cyane cyane abo muri Este hari ibintu byinshi ubona biri kuba bijyanye n'ivangura abajenerali bafatwa bafungwa abakoloneli bafungwa ubona yuko ino leta rwose iri kwibasira mu buryo buhambaye mu buryo buremereye
abaturage bo muri est cyangwa abo twavuga bakomoka ahakomoka Korenanga, ahakomoka Kabila, ahakomoka General Makenga, ahakomoka ba Bertrand Bisimwa, ubona yuko abo baturage babaye generalize yo kwibasirwa na guverinoma Kinshasa ndetse na guverinoma y'u Burundi ifatanyije n'interahamwe. Interahamwe mbagezeho sinzi bari abantu rwose. Ndibuka iwacu hari uburyo twajyaga kurangurira umunyu ahantu bita Muheto. Mfite grand frère wanjye wo nkurikirajyana na mushiki wanjye bajya kurangura umunyu. Bageze ku kigezi cyo bita ni Bushenge. Baguraga ari cyo bita ibumba. Umwe yikoreye ibumba n'undi yikoreye indi. Mushiki wanjye we yarababonye kuko yari ari imbere we yashayitse yahetse. Abarakase bari baranamuvyora. Arakata aragenda yishana mu rubingo n'umunyu arabakata banyuraho. Grand frère we yagiye kubageraho bamukubise ibuye ry'umugongo ryiza. Aramanuka aragwa ngo atura wa munyu barawikorera baragenda. We yatashye aza imbokoboko umunyu bawujyanye. Bona aba FDL. Bona aba FDL ntakomana yisirije. Ubona yuko kabigaseko nka keza. Abije inyanibuka ibyo byose ayo n'amateka ariko nta kundi. Reka niyizire rero ahantu urugamba rugiye gukomera aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubitse ku munota wa nyuma inama yari iteganyijwe guhuza Perezida w'u Rwanda Excellence Paul Kagame na Felix Antoine Gisegeti Kirombo. Iyo nama yari iteganyijwe kubera Washington kuwa 4 tariki 10 ni none 13 yagombaga kuba none. Inama yagombaga kuba none. Yagombaga kugaragaza intambwe nshya mu mubano w'ibihugu byombi dore biteganyijwe gusinya amasezerano n'umufatanye mu rwego rwo guteza imbere ubukungu bw'akarere no gushimangira umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Inama yasubitswe rwose pe. Amakuru yemeza ko iki cyemezo cyo gusubika inama cyafashwe ku munota wa nyuma n'abayobozi ba diplomasi ya Amerika biturutse kutumvikana ku ngingo zimwe na zimwe zikomeye zari ziri mu masezerano zirimo uburyo bwo gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Umwe mu badiplomate bi Washington wagize ubwiru yabwiye itangazamakuru ko Amerika ikomeje gushaka inzira yo guhuza impande zombi mu buryo burambye kandi uboneye, ariko hari ibintu byagombaga kubanza gusobanuka mbere yo gusinya amasezerano. Kuva mu myaka ishize umubano hagati ya Kigali na Kinshasa waranzwe n'ubushyamirane bushingiye ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa igashinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa M23 mu gihe u Rwanda narwo ruhakana ibyo birego. Yego. Ukavuga ko rufite impungenge z'umutekano zituruka ku mutwe ukorera muri Kongo urimo FDLR unafashwa na Leta ya Kinshasa. Iyi nama yari yitezweho gutanga icyizere gishya ku mubano w'ibihugu byombi ndetse no gukomeza ubufatanye mu rwego rw'ubukungu n'umutekano mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Gusa gusubika kwayo bisize urujijo ku hazaza h'iyo gahunda y'ubwiyunge. Ngiyi ntacyo bikimaze. Ubuyobozi bwa Amerika ntiburatangaza igihe inama izongera gutegurwa, ariko bwemeje ko ibiganiro hagati y'impande zombi bizakomeza mu buryo bw'ibanga kugira ngo habeho umusaruro urambye. Yego. Ahantu ibintu urabona ko ni ibintu bidasobanutse, sinzi ko umuntu yabivuga. Leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda na guverinoma Kinshasa, abo perezida bombi bagombaga guhurira Washington. Byanze. Bya bindi bibera Doha nta na kimwe cyari cyagira ute cyubahirizwa. Cyo byaranze.
guverinoma ya mama ku Alliance Fleuve Congo basabye ko abantu bagera muri 700 bafunzwe na leta. Kureba ko mikoro zitazimye yego gukora mikoro zikanzimiraho rwose ugasanga bibaye impfabusa. Yego leta ya Alliance Fleuve Congo yasabye ko bafungura abantu 700 kugira ngo bajye mu masezerano. Kinshasa aragiye irabyumva niyabikora. Ile masikio ambayo isikia ile masikio yinjire mu gutwi kumwe bisohokera mu kundi. Igiye kwiregurira avuga ati ngo hari abasirikari bafashwe anotage no abandi bafashwe le capture de guerre bafashwe mama 23 bajyana muri training ati namwe twe mu manze mwabadu. Abo barafashwe bari mu gisirikare ntabwo bafunze kandi n'amahitamo yabo baremeye bakoze amahitamo abo ngabo rajya kubasaba gute niba muzi ko ari imfungwa mama 23 ifite za politike n'abagiye barengana harimo nk'abaganga bafunze bari yazakisha namwe mu basabe noneho murebe ko mama 23 itababa mama 23 kugira ngo bayirize ibyo ngibyo yaramanje itanga babandi bari muri Monisco bajyanwa na Croix Rouge yishaka baravuze ati namwe ni muhavu. Yego ati na Monisco yibesha twituritse ati Croix Rouge yibesha twituritse ariko kugira ngo guko bo ubahiriza uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga ajyanye n'iby'intambara barabyemera. Yego ubu ngubu rero reka mbabwize ukuri ubu ngubu abantu twarabasabye ku Intare Official turababwira bati mutere inkunga Intare Official. Uriya reka ndebe abantu bamaze gutera inkunga Intare Official kuko ubu ngubu niho bishyushye ubu ngubu niho bigiye gukomera urugamba rwajya rwashyuha kwa 11 niba drone zitangiye kuraswa by'amasezerano bitakiriho. Nababwiye ko n'ikindi hari imbunda mama 23 yari yarafatiye ari mu mujyi wa Goma zikiri vierge n'ubu ngubu zikiri vierge izo mbunda zigiye gukoreshwa. Yego kandi izo mbunda zizazafata Kinshasa. Mbwira abantu b'Intare Official ndababwira ati bantu bacu mudukunda kandi mudukurikirana mudutera inkunga hose tubagerere. Uyu mu Ngoma Geve merci yatanze 5,000 merci 10,000 Ndamutsa Omari 10 Rwema Condo 1,000 Emmanuel M 12 Isaac Sinza Bakwira 5 ndabashimira. Muganji Concert 15 ariko narabitanga consulta. Guillaume Candida 1,000 yaragitanze. Naomi iragira 1,000 yaragitanze. Abandi namwe kubu ngubu ibintu ariho bikomeye kubu ngubu ariho tugiye gutangira kuzunguruka. Icyo mbabwije ukuri ninajya Rubero nzajya Uvira. Ntago mfite gahunda yo kumanuka muri Warikare kuko Warikare nayo irabatomba cyangwa umanuke nge home, ariko Rubero cyangwa Uvira Rubero cyangwa Uvira hamwe ngomba kujyayo. Hari kubera imirwano, hari kubera ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi nzi yuko abantu bo ku Intare Official mukunda Bemba kuko mbagezaho amakuru nyenyi ibyabereye ku mirongo y'urugamba acukumbuye ku mirongo y'urugamba imafite abantu bari abantu rero ufite nariye abenshi mbagurira mega kugira ngo nyabone umuntu ari Ruhihi umuntu ari Nzibira akamwe ati niyo ngiye ariko unyorereze mega. Akenshi unigirayo niyo nagiyeyo ndabahamagara kuko ntabwo najya hose ntibyashoboka kereka ndi Imana. Aha naha nkajya niba nawese nzajya Kamanyora nimara kujya Kamanyora mvuge amakuru ari kubera Rubero gute zavuga se Kamanyora yonyine. Saba kuba ufite y'umuntu waguhaye amakuru yaho. Abantu abo bose transport niki mutera inkunga Intare Official. Ariko icyo nababwira cyo nuko bya bice bindi byari bisigaye bitari byigarurirwa bigiye kongera bigiye kuba liberi. Abaturage ni muhumure babande rwati ngo ibise bya Goma na Bukavu mwara bikize ngo hasigaye ngo icyawuvira n'ikivu haraza n'icyakarebe. Ubwo no kuvuga ko abaturage batarabohorwa nabo
nabonye bitegure kuko bagiye kubohora za Sarambwe nazo zigiye kubohora ibise abari kuribwa n'ibise bya za Kanyabayonga byabariye bakaribwa n'ibise bya nani za Kaina za Nuza za Limbongo noneho mugiye gukira n'ibya Rubero Centre. Yego bya Rubero Centre murabirangiza muri gukira idahari za Kasindi kuko hari board lake kuri lake Douare ubona ko hose intare za Sarambwe zamaze kuwafata n'ubukatanyama ubona buraho hakurya niba abandi batazashobora kurwana. Reka nkwereze amakuru mu gisirikare cya FARDC ubu ngubu hari uwabonye ni umuntu niba ari umuajida niba ari umuki ni umuajida chef ase w'imyaka 102 ukiri mu gisirikare azacyaterura imbunda numbaze wowe nukuvuga ngo hari abari muri 4e age n'abatari 5e age bakiri mu gisirikare cya Kongo bajya kubara bakabara ngo abo ngabo ngo nindwanyi bafite ababa we none nk'utwo abantu bari inabute utagira akaguru abakiri mu gisirikare wacitse ukuboko abakiri mu gisirikare utagira ijisho abakiri mu gisirikare ubekera umubayashi ry'umu abakiri mu gisirikare abarwayi ibituntu abarwaye za kanseri abarwayi bikiba bakiri mu gisirikare kandi gisegeta barangwa afite ingabo ntabwo azajya guhangana n'abana bo muri mama 23 banyoye amata batojwe neza banywa amata batanywa inzoga n'itabi ntabwo uzajya guhangana nabo ngo uzabashobora kuko najidanganye icyo nababwira cyo abo ngabo bari hariya muri za Rubero ni babasinzi ni babayinabute babandi badafite icyo bashoboye na useless gusa bameze nka za Maiti byo bita Maiti ya Bay za Maiti zimeze doke sinze bandi bapfuye bahagaze abo ngabo ntago bazajya guhangana n'abana bari muri mama 23 ntago bazajya guhangana n'umwana wanyoye amata bazajya guhangana n'umwana wari ibijumba n'ibirayi bya hano ngungu niyo yaba yarinywereye urwagwa rurimo amasaka rwa hariya za Muheto na za Gahira uzajya guhangana nawe wiriguri gutumura ibitabi no kunywa biriya bica mutima ngo ni byasimba ntabwo uzahangana nabo bakunze ibinare official rero ndabateguje mbabwiye ko amakuru y'umuriro araje abatari bakora subscribe mukore subscribe ku Ntare official kugira ngo mujye mudukurikirana kandi kukazogera kugira ngo notification zijye zibageraho yego ubundi amakuru muyabonere ku gihe naje nje nukuvuga ngo ino mirwano ari Ntare za Sarambwe zigiye gufata hose urabura icyo ndaba mpibereye kandi ndabagezaho ndabizi ko ngashyiraho ibiganiro bindi bijyanye n'ibindi bintu bisanzwe ntago mubikunda imbere ku rugamba mukunda handi imbere ku rugamba bamafite abantu abari muri groupe Ntare official kamashimire umunsi waje nabonye ko abantu banyandikiye barenga benshi cyane bamwe dushira mu Ntare official abonye ko nashyizemo abantu benshi narabibonye abo bose rero nubwo ko ari abakunzi bacu abo muri groupe Ntare official utera inkunga rero kugira ngo dukomeze tubagezeho aya makuru abari muri Amerika mbifurize gukomeza kugubwa neza ndabizi ko ari nijoro ariko mugire impagarike n'ubugingo baseze yose nabankoze icyaha murakoze kambifurize rero gukomeza kugubwa neza ubuzima n'ibindi byose bikomeze babeho kandi mugire Imana n'amafaranga yabaye slogan yawe iyo niyo slogan murakoze yego